Mwiriwe neza, ndi Queen ku nama za Queen 31. Ngahaye ikaze muri aka kanya. Niba utameze neza ndagukomeje, wihangane, uyu munsi bimeze nabi ariko ejo byamera neza kubera Imana. Nimba ugeze hano reka nguhereze amasegonda 5 yonyine yo kugira ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze tuziranye. Bizera wabisoje. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'umuntu uri mu bihe bimugoye, aho ari kwireba akabona ni wenyine, nta muntu kwitayeho, cyangwa se ukaba uri mu bihe bikugoye, hahandi uri kure ukabona nta muntu wabasha kubwira ibyawe, ukavuga ati se nimubwira aranyumvira ubusa, cyiza reka mbyihorere mbiceceke. Uyu munsi rero iyi video ni iyawe, ngwino tubane, nzi ko hano uri buhakure ikiri bukugirire umumaro muri aka kanya bitewe n'igihe wumva urimo, kuko hari igihe kigera ukumva uri mu bihe, ukumva mu bihe urimo nta muntu wabwira. Abantu twarahindutse, ukumva nimbwira runaka ari bunyumvira ubusa, ese nimubwira ibyanjye bundi ari bumfashe iki? Icyo gihe kijya kibaho pe, umuntu akumva kirimo. Rero ngwino tubane hano kugira ngo turebe icyagufasha mu gihe waba uri mu bihe bimeze uko nguko. Tugiye kurebera hamwe ibintu 5 byagufasha mu gihe wumva uri wenyine. Ndakuranitse nguzo tubane. Iyi video iraba ari ngufi, ndakwinginze uyirebe uyirangize kuko ushobora kureba ibyo bintu 3 bibiri ukabyihorera, kandi muri 2 bisigaye ari byo byari kugufasha bikakugirira umumaro. Rero ndakwinginze uyirebe uyirangize ndetse uyisangize n'abandi, sibyo? Reka twihute kugira ngo video itaza kuba ndende ikakurambira. Icyambere, mu gihe wumva uri wenyine, senga. Fata umwanya usenge, vugana n'Imana. Ntabwo Imana yakumvira ubusa. Ushobora kuvuga ati nimbwira runaka n'ubundi ntacyo ari bumfashe, ariko Imana ni ukuri ntabwo izigera ikumvira ubusa. Yibwire ibyo wumva byose biri kukuremerera mu mutima wawe utuje, iri bukumve, kuko na Yesu yabaye wenyine i Golgotha. Ubwo rero numubwira mu gihe uri wenyine nawe azakumva, kuko icyo gihe nawe yakigezemo mu gihe yari ari wenyine. Rero nawe mu gihe wumva uri wenyine, inshuti yanjye, senga. Icyo nicyo cya mbere ugomba gukora mu gihe wumva uri wenyine. Icya kabiri, mu gihe wumva uri wenyine, andika. Fata urupapuro n'ikaramu ubundi wandike uko wiyumva. Andika ati uyu munsi ndi kumva meze uku, bimeze uku, mbese wandike buri kimwe cyose wumva kiri mu mutima wawe. Ibyo iyo uri kwandika aba ari nkaho uri kubwira umuntu. Urupapuro rw'ubwabwo nta ruri bukumve pe, ikaramu ntiragutenguha ngo yange kwandika. Mu gihe wenda nubwira umuntu runaka ari kujyane ntagire icyo agufasha, ahubwo akagenda ari muri bwira bagenzi runaka bimeze uku, ariko bwira urupapuro, andika uko wumva uri kwiyumva muri uwo mwanya, kuko ibyanditse iyo uri kureba aho ngaho byanditse ubona hari uwo wabibwiye. Mbese kwandika biri buruhure umutima wawe. Fata ikaramu wandike. Tugere ku cya gatatu, mu gihe wumva uri kwiyumva uri wenyine, uri kwibona uri wenyine, niba hari umuntu ubona wizeye, ashobora kuba ari mushiki wawe cyangwa ari musaza wawe, umuvandimwe wawe. Burya umuvandimwe wawe ntabwo yakubera nk'undi muntu wese usanzwe. Muvugishe, mubwire. Umuvandimwe wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se undi muntu wese uri kubona wizeye, mubwire. Sinirengagije ko uwo muntu ashobora no kuba adahari. Hari umuntu
rwose ushobora kuba wibereyeho wenyine, ibyawe ubyimenyera, ibibazo byawe uba wenyine. Nimba uri wenyine nta muntu uri kubona wabwira, nuko nandika muri komenti, andika hasi muri komenti nkubere uwo muntu. Nkubere uwo muntu, twibera abo bantu mbese. Icya kane, mu gihe wumva uri wenyine umutima wawe uremerewe, ririmba. Umva uturirimbo twa tundi duhumuriza, tuba duhari. Urugero nkanjye iyo ngeze mu gihe numva ndi jyenyine ndaririmba. Kiramo uturirimbo, nkunda kwiyumvira uturirimbo twa Vumiliya, nk'akariya ngo arongeyewe amazi umubabaro, arongeyewe ankoze ku mutima, afashe ibyari induru abihinduye impundu, atsinze satani amaso yanjye areba, arongeyewe amazi umubabaro, arongeyewe ankoze ku mutima, afashe ibyari induru abihinduye impundu, atsinze satani amaso yanjye areba. Mu gihe nawe rero wumva utameze neza, shaka uturirimbo tujya tugufasha ubundi uririmbe. Ibyo nabyo biraruhura, biguhe ayo magambo wumva aguhereza ihumure ryo kumva ko utari wenyine. Ni ukuri mu gihe wumva uri wenyine ririmba, nabyo birafasha. Icya gatanu, mu gihe wumva uri wenyine sohoka ugende gato. Sohoka uva aho wari uri ugende gatoya, ugende akagendo gatoya. Nushaka ujya ku muhanda, nushaka ujya ku iduka rikwegereye, ugura amazi undi wigarukire. Kuko iyo uri wenyine ahantu hamwe uri muri ibyo bihe, ukomeza utekereza, noneho ubwonko bugakomeza bibamo byinshi aho kugira ngo bibe byagabanuka. Ariko iyo usohotse usa nk'uwirengagijeho gatoya, ukagenda ukongera waba wenda hari ahantu ubona hatuje wakwiyicarira, ukabona utunyoni dutambuka, ukabona utwana tuvuye ku ishuri dutambuka, uba wibagiweho gatoya. Ubwo rero jya usohoka ugendagendeho gatoya, uva aho wari uri ujya ahandi. Ureke kuba wicaye, urugero ngo ugende ujye mu buriri wicare. Oya, iyo wicaye ukomeza kwitekerezaho cyane. Jya usohoka ugendagende, uve hano ujya ahandi, wongere wigarukire, sibyo? Inshuti yanjye rero ntabwo uyu munsi ndi bubatindire, ni ibyo ngibyo ndumva hatari weremo icy'ingenzi cyagufasha. Ndagenda gusabye rero kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ngaho rero duhura ubutaha. Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.